Yesu nashimwe bene data, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Ndabasuhuje. Hari haciyeho iminsi tutaganira, ariko uyu mwanya tugiye kuganira. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha, kandi twibukiranye ko tuba tuganira iby'ijambo ry'Imana kugira ngo duhugurane, dukomeze urugendo rugana mu gihugu cyo mu ijuru. Imana yacu itugirire neza. Ndabashimiye rero, nshimiye buri muntu uwo ari we wese unshyigikiye muri iyi gahunda turimo ivugabutumwa. Umuntu uwo ari we wese unshyigikiye, Imana yo mu ijuru imuhe umugisha. Kandi nawe niba utanshyigikiye, wumva hari ibyo ndi kuvuga bitari kukunyura neza ariko ukaba uri kubyumva, nawe ndagushimiye. Igihe kizagera Umwuka Wera azagusanga. Uyu munsi ushobora kuba utanshyigikiye ariko ejo ukanshyigikira. Ndagushimiye, Imana iguhe umugisha. Hanyuma nshimiye n'umuntu wese wakoze subscribe. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Utarayikora nawe rwose ndamushishikariza kuyikora, kugira ngo dukomeze kubaka ubwami bw'Imana. Imana yacu itugirire neza. Mbere na mbere yuko tuganira, tugiye kubanza dusenge, hanyuma tugiye kwiga. Ufata agakaramu kawe cyangwa se ikayi, niba ufite umwanya, hanyuma twige. Imana yacu itugirire neza. Hari ibintu abantu benshi tugiraho urujijo, ku minsi runaka, ngo ni iyihe minsi umuntu yasengeraho, nihe munsi wemewe. Ibyo nibyo tugiye kuganiraho, turebe n'iki ijambo ry'Imana ribivugaho. Imana yacu itugirire neza. Reka tubanze dusenge. Turagushimiye Uwiteka Mana yacu, tugushimiye ko udukunda, imbabazi zawe ntizirondoreka. Tugushimiye ko watumenye kera Uwiteka Nyiringo Murengezi wacu, ukaba utwitayeho, ukaba uturinda ko bwije n'uko bukeye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye urukundo watugaragarije ubwo watangaga umwana wawe w'ikinege, kugira ngo umuntu umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimiye. Bana natwe rero muri iki kiganiro, Mwuka Wera dusange, cyo kitugote, ntaba ari twebwe, ntaba ari ubwenge bwacu, ahubwo nyemerera ijuru ryo kudushyigikira. Nyemerera Uwiteka Nyiringabo utugirire neza kandi utwiteho. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Urakoze rero, ndagushimiye. Bana natwe muri uyu mwanya, tugirire neza, ntaba ari twebwe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mbisabye n'izi zina ryawe Yesu Kristo, amen. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku kintu bita isabato ndetse n'icyumweru. Tubiganireho, turebe se nuwuhe munsi muzima, nuwuhe munsi mwiza dukwiye gusengeraho. Imana yacu itugirire neza. Ntaratangira, ni igisubizo cyiza nshobora kuba natanga, gusa turaza kureba ijambo ry'Imana icyo ribivugaho. Igisubizo cyiza ni uko iminsi yose dukwiye gusenga ubudasiba. Iminsi yose ugomba gusenga, iminsi yose. Nta munsi n'umwe wavuga ngo uyu munsi uraruta uyu, uyu nguyu uraruta uyu. Tugomba gusenga iminsi yose ubudasiba. Imana yacu itugirire neza. Hanyuma habaho guhitamo umunsi abantu bateraniraho, bakaba bati tuzaterana kuri iki cyumweru runaka. Imana yacu itugirire neza. Hanyuma mbere na mbere, reka ntangire mvuga nti ese ubundi isabato ni iki? Isabato ni iki? Ntabwo dutinda, turareba ijambo ry'Imana. Isabato ishobora gusobanura ibintu bibiri. Ishobora gusobanura ikiruhuko, cyangwa se igasobanura kurekera. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Itangiriro ibice bibiri. Turahera ku murongo wa 2, hanyuma tugarugire ku wa 3. Haravuga ngo, umunsi wa 7 Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa 7 imirimo yayo yose yakoze. Imana iha umugisha umunsi wa 7, iraweza, kuko ari wo Imana yaruhukiyemo imirimo yayo yakoze. Imana yacu itugirire neza. Iri jambo ry'Imana dusomye ni iritwereka nyine
ko Imana yejeje umunsi wa karindwi, ariko ntabwo bivuze ko ari cyo gihe isabato yatangiriye, ntabwo ari cyo gihe bivuze ngo ubundi ikintu nshaka kugira ngo tuvugeho, ese ubundi isabato yatangiye ryari? Tugiye kureba isabato mu isezerano rya kera n'isabato mu isezerano rishya, ese bimeze bite? Imana yacu itugirire neza. Hanyuma ahangaha Imana ikimara kurekeraho kurema ngo umunsi wa karindwi uraweza, ntabwo bivuze ko abo muri icyo gihe batangiye kujya bubahiriza isabato, hoya, ahubwo isabato yaje ku bw'amategeko ya Mose. Reka dusome kuva ibice 20, hanyuma turahera ku murongo wa 8. Haravuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora, abe ariyo ukoreramo imirimo yawe yose, ariko uwa karindwi niwo isabato y'Uwiteka. Isabato y'Uwiteka Imana yawe, ntukagire umurimo wose uwukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu, kuko iminsi 6 ariyo Uwiteka yerejwe, yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhukira ku wa karindwi. Nicyo cyatumye Uwiteka aha umugisha umunsi w'isabato akaweza. Imana yacu itugirire neza. Ahangaha mu mategeko 10 Abisiraheli bahawe, itegeko rya 4 ryari ryo kubahiriza isabato. Nta kintu babaga bemerewe gukora kuri uwo munsi. Turimo tureba isabato mu gihe cy'Abisiraheli. Ese isabato yari imeze gute? Isabato byari bimeze bite? Imana yacu itugirire neza. Muri iki gihe hari n'urugendo batari bemerewe kuba bakora. Tuvuge niba aho bagombaga kujya gusengera hari ibirometero runaka, hari ibirometero babaga batemerewe kurenga. Iyo dusomye ijambo ry'Imana ariko ribitubwira. Imana yacu itugirire neza, Imana yacu iturengere. Hanyuma ibyo ngibyo ndi kumva tutari bubitindeho, nagira ngo mbereke ijambo ry'Imana. Isabato igaragara gute muri Bibiliya? Ese ni ryari? Rero yaje kubw'amategeko, ntago mbere ba Aburahamu ntago icyo gihe bawubahirizaga isabato, ahubwo isabato yatangiye kubahirizwa kubw'amategeko ya Mose ubwo bavaga mu gihugu cya Egiputa. Imana yacu itugirire neza. Hanyuma tugiye kureba ubundi isabato ntago ari iyi sabato y'iminsi 7 gusa, ahubwo habagaho n'andi masabato menshi. Tugiye kureba ubwoko 4, kandi ubwo bwoko 4 uko bw'amasabato babaga bategetswe nabyo kuyubahiriza uko ari 4. Isabato ya mbere nari imaze kuvuga ni ngiyi y'iminsi 7, aho ku munsi wa karindwi bagombaga kuruhukaho nyine bakaweza, kuko ni umunsi w'Imana. Imana yari yarabategetse bagombaga gusenga. Indi ni isabato, iyo sabato yabaga mu kwezi kwa karindwi ku munsi wa 10, mu kwezi kwa karindwi ku munsi wa 10. Abalewi 16, turasoma kuri 29 kugera kuri 31, turebe uko hatubwira. 29 haravuga ngo ibi bibabera itegeko ridakuka, mu kwezi kwa karindwi ku munsi wako wa 10 mujye mwibabaza imitima, ntimukagire umurimo muwukoraho,
naho yaba kavukire cyangwa umunyamahanga usuhukiye muri mwe, kuko uwo munsi ariho muzajya muhongererezwa kugira ngo muhumanurwe. Nuko imbere y'Uwiteka muzaba muhumanutse ibyaha byanyu byose. Uwo munsi ujye ubabera isabato yo kuruhuka, mujye muwibabarizaho imitima. Iryo ni itegeko ridakuka. Imana yacu itugirire neza. Iyi sabato yabaga iyo kwibabaza imitima kugira ngo bababarirwe ibyaha. Yabaga mu kwezi kwa karindwi ku munsi wa 10. Imana yacu itugirire neza. Indi sabato ni isabato nyine ubwo umwaka w'isabato. Nabyo reka dusome Abalewi 25. Turasoma 4. Haravuga ngo umurongo wa 4, ariko umwaka wa karindwi uzajye uba isabato yo kuraza igihugu, wa karindwi uzajye uba isabato yo kuraza igihugu, ihinga, yo kuziririzwa Uwiteka. Ntukawubibemo ku murima wawe, ntukawanganyemo amahage y'imizabibu yawe. Kimeza ntuzayisarure. Inzabibu zo ku muzabibu wawe utogoshwe nazo ntuzazisarure. Uwo mwaka ujye uba uwo kuraza igihugu ihinga. Imana yacu itugirire neza. Kimeza y'igihugu yo muri uwo mwaka w'isabato ijye ibabera ibyo kurya, wowe n'umugaragu wawe n'umuja wawe n'umukozi wawe, ukorera ibihembo n'umunyamahanga ugusuhukiyeho, n'amatungo yawe n'inyamaswa zo mu gihugu cyawe. Ibyo byose kimeza yacyo ijye ibera ibyo kurya. Ibyo byose kimeza yacyo ijye ibibera ibyo kurya. Imana yacu itugirire neza. Habagaho n'isabato yo kuraza igihugu. Vango Imana yacu iturengere. Bene data, ibi turi kubiganira kugira ngo tumenye ese mu isezerano rishya naho tugomba kubahiriza isabato. Imana yacu itugirire neza. Unkurikire, wihangane ukirebe, ukirangize iki kiganiro. Imana yacu iturengere. Habagaho umwaka w'isabato, hakabaho kuraza igihugu. Uwo mwaka wose ntihabeho gukora. Ubwo ni ku mwaka wa karindwi. Imana yacu iturengere. Nta gikorwa na kimwe cyagiraga gute cyakorwaga. Duhereye ku murongo wa mbere, Abalewi 25 haravuga ngo Uwiteka abwira Mose ku musozi wa Sinayi ati, bwira Abisirayeli uti, nimumara kugera mu gihugu nzabaha, icyo gihugu kizajye kiziririza Uwiteka isabato. Uzajye ubiba mu murima wawe mu myaka 6, kandi ku myaka 6 ujye wanganya amahage y'imizabibu yawe, kandi aba ariyo arimo usarura imyaka yabyo. Ariko umwaka wa karindwi uzajye uba isabato yo kuraza igihugu, ihinga, yo kuziririza Uwiteka. Ntukawubibemo ku murima wawe, ntukawanganyemo amahage y'imizabibu yawe.
urumva ko bagombaga gukora imyaka 6 ariko uwa karindwi akaba umwaka wo kuraza igihugu. Ntabwo bahingaga, ubwo barahunikaga bakizigaba ku mwaka wa karindwi akaba ari umwaka w'isabato. Ubwo tugeze kuri 4. Nababwiye ko isabato ya mbere ni isabato y'iminsi 7. Isabato ya kabiri ni isabato yabaga mu kwezi kwa karindwi ku munsi wa 10. Isabato ya gatatu ni isabato y'umwaka, ni umwaka w'isabato yabaga ku mwaka wa karindwi. Hanyuma isabato ya nyuma ntago navuga ngo ni isabato ya nyuma. Dukomeje gusoma Bibiliya dushobora no gusanga hari ayandi masabato yandi avugwa, ariko reka tube tuvuze kuri aya masabato 4. Iya 4 ni umwaka wa 50. Habagaho n'isabato nyuma y'imyaka 50 naho habagaho isabato, kandi nabyo byagombaga kugira gute kuziririzwa. Turasoma Abalewi 25 duhere ku 8 tugere kuri 11. Ngo kandi ujye ubara amasabato y'imyaka 7, imyaka 7 iminsi uzamara izabe amasabato 7 y'imyaka, ariyo myaka 49. Maze ku munsi wa 10 w'ukwezi kwa karindwi uzajye uzerereza ihembe barivuze ijwi rirenga ku munsi w'impongano, aba ariho uzereza ihembe mu gihugu cyanyu cyose. Mujye mweza umwaka wa 50 mu gihugu cyose, murangire abo muri icyo bose umudendezo. Uwo mwaka ujye ubabera uwa yubile, muri wo mujye musubiza umuntu wese muri gakondo ye, kandi umuntu wese asubire mu muryango we. Uwo mwaka wa 50 uzababere uwa yubile, ntimukawubibemo, ntimukawusaruremo kimeza cyangwa imbuto z'imizabibu itogoshwe, kuko ari umwaka wa yubile. Ujye ubabera uwera, mujye murya kimeza yo muri wo muyisorome. Imana yacu itugirire neza. Nkuko murabyumva ko umwaka wa 50 nawo wagombaga kuba ari umwaka w'isabato. Nta kintu babaga bemerewe kugira gute kuwukoramo, ubwo babaga bafite ukuntu babibara, ariko umwaka wa 50 ukaba ari umwaka w'isabato, nta kintu babaga bemerewe kuwukoramo. Imana yacu tugire neza. Ibi ngibi ndi kubivuga kugira ngo wumve uburemere bw'isabato, kugira ngo wumve ikintu Kristo yaje gukora, kugira ngo wumve ikintu Kristo yaje kudukorera. Nitugera mu isezerano rishya uraza kubibona, ubashe gushimira Kristo. Haleluya. Imana yacu tugirire neza. Ndagira ngo ntarahava dusome Gutegeka kwa kabiri ibice 15. Gutegeka kwa kabiri ibice 15, twumve icyo hatubwira. 15 tuhere ku 9. Haravuga ngo wirinde kwibwira icy'ubuntu buke uti umwaka wa karindwi wo guhara imyenda urenda gutaha, bigatuma urebana imbabazi nke mwene wanyu w'umukene, ukanga kugirira icyo umuha, udakatirwa Uwiteka akakurega ukagirwaho icyaha. Imana yacu itugirire neza. Ntuzabure kumuha, kandi numuha ntibizakubabaze, kuko icyo
icyo ngicyo kizatuma Uwiteka Imana yawe iguhera umugisha umurimo wawe wose. Imana yacu itugirire neza. Nibyo ugerageza gukora byose. Iyi sabato nari ngarutseho, ni isabato yo mu kwezi kwa karindwi. Yabaga ari isabato yo guhara imyenda. Niba umuntu yari akurimo umwenda hagashira amezi 7, ubwo rwose warihanganaga ukamuharira uwo mwenda, ukamuharira umwenda. Wabaga ari umwaka wo guharira umwenda. Yabaga ari isabato yo guharira imyenda, ukamuharira rwose, ukavuga uti umwenda wari undimo ndakubohoye ubu ngubu rwose. Ubwo niba byaranze nyine byarakunaniye kunyishyura, ubwo nta kundi ukihangana kandi ntibikubabaze. Imana yacu itugirire neza. Ubu ni ubwoko bw'amasabato bwagiye bukorwa mu Bisiraheli muri kiriya gihe bubahirizaga isabato. Imana yacu iturengere, Imana yacu idutabare. Hanyuma tugiye kureba rero mu Isezerano Rishya. Hari umuntu wibaza akavuga ati se mu Isezerano Rishya hari aho bigaragara ko Yesu yabivuzeho ibintu bijyanye n'isabato? Mbere na mbere ndabanza gukuraho ikinyoma kivuga ngo Yesu yitabira ngo yubahirizaga isabato. Ntago Yesu, icyo ni ikinyoma. Ntago Yesu yigeze yubahiriza isabato. Icyakora Yesu yavutse mu gihe cy'isezerano rya kera. Ibyo tubyumvikaneho, kugomba kumenya ngo Isezerano Rishya ritangirira hehe? Ritangirira ubwo Yesu yavuga ngo byose birarangiye ari ku musaraba. Amaraso akimara kumeneka ku musaraba nibwo Isezerano Rishya ryari rigize gute? Ryari ritangiye. Hanyuma mu Isezerano Rishya rero, iyo usomye neza mu mavanjiri cyangwa se iyo usomye mu butumwa bwiza, bigenda bikwereka ko Yesu ahubwo yahoraga ahangana n'abafarisayo, bahora bamurega, ndetse n'abatambyi bahoraga bamurega iki? Bamurega ikintu bita isabato. Bakamubwira bati abigishwa bawe ntago bubahiriza isabato barayikandagira. Hari naho ngo bari barimo ngo basoroma amahundo, ngo abafarisayo baraza baramurega bati ati niki gituma abigishwa bawe batubahiriza isabato? Urumva ko rero ntago yigeze yubahiriza isabato, ahubwo habagaho buri gihe ibikorwa yakoraga bahitaga babibona ko atubahirije amategeko. Twibukiranye, hari naho yakijije umuntu ku isabato, aramubwira ngo niyikorere uburibwe agende. Nabwo biba ikibazo, barabimurega ko yakijije umuntu ku isabato. Ari nabwo yababwira ngo ntago bibujijwe gukora ibyiza ku isabato. Nagira ngo mbabwire rero, ntago Yesu yigeze yubahiriza isabato. Icyakora yavutse mu gihe cy'amategeko, agendera mu mategeko, ariko mu gihe cye atangira kuvuga ubutumwa, icyo gihe batangiye kujya bamurega ibirego by'uko atubahiriza isabato. Ariko Imana yacu itugirire neza. Nagira ngo nkurikire ushaka kwiga ngo umenye, utankurikira ushaka kuburana cyangwa se kutabyumva neza. Twebwe icyo tugamije ni ukumenya ese Bibiliya ibivugaho iki. Hanyuma tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Baroma ibice 14. Turebe mu kijyanye no guhitamo iminsi. Ese ni uwuhe munsi twagahisemo wo gusengaho? Ese ni ku cyumweru? Ese ni ku wa mbere? Ese ni ku isabato? Ese ni hehe? Turasoma Baroma ibice 14.
Abaroma ibice 14 turahera ku murongo wa 5 twumva uko hatubwira. Haravuga ngo umuntu umwe yubaha umunsi umwe kurutisha iyindi, naho undi akubaha iminsi yose akayihwanya. Umuntu wese namenye adashidikanya mu mutima we. Urobanura umunsi awurobanura ku bw'umwami wacu. Urya arya ku bw'umwami kuko ashima Imana, kandi utarya yanga kurya ku bw'umwami nawe agashima Imana. Iri jambo riratwereka ikijyanye no guhitamo umunsi. Wahitamo umunsi wahitamo, upfa kuwuhitiyemo kubwa Kristo. Niba uhisemo gusenga ku isabato ukaba ubihisemo ku bwa Kristo, ntacyo bitwaye, ntazagire umuntu ugucira urubanza. Niba uhisemo gusenga ku cyumweru cyangwa se wa mbere w'isabato, uhisemo ku bw'umwami wacu, ibyo nabyo ntacyo bitwaye. Iri ni ijambo ry'Imana ndi gusoma, ntago ari amarangamutima yanjye, ahubwo ni ijambo ry'Imana ndi gusoma. Imana yacu itugirire neza. Reka twongere dusome Abaheburayo ibice 4. Abaheburayo ibice 4 umurongo wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nuko rero ubwo isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo rikiriho, dutinye kugira ngo ahari hatagira uwo muri mwe wasa nkaho atarishyikira, kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nka ba bandi, nyamara ijambo bumvise ntiryabagiriye umumaro, kuko abaryumvise bataryakiranye umutima wizera. Naho twebwe ubwo twizeye twinjira muri ubwo buruhukiro, ubwo yavuze iti, narahiranye umujinya wanjye ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Aribwo Imana yaruhutse irangije imirimo yayo imaze kurema isi. Kuko hariho aho yavuze iby'umunsi wa karindwi iti, Imana yaruhutse imirimo yayo yose ku munsi wa karindwi, kandi nanone ngo ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Nuko rero ubwo bisigariye bamwe kubwinjiramo, ba bandi ba kera bumvise ubutumwa bwiza bakaba barabujijwe kwinjiramo no kutumvira, Imana yongera gutoranya umunsi ari wo uyu munsi, ivugira mu kanwa ka Dawidi nubwo hashize igihe kirekire cyane. Ya magambo yamaze kuvugwa haruguru ngo, uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire imitima. Imana yacu itugirire neza. Ubundi isabato ni uburuhukiro, ni ikiruhuko. Rero twebwe twabonye uburuhukiro, twinjiye mu buruhukiro. Ubwo buruhukiro ari bwo Kristo Yesu. Haleluya. Imana yacu itugirire neza. Turacyasoma ibyanditswe. Twabonye isabato yindi, ntago ari isabato y'iminsi 7. Iminsi yose ubirangana kubw'ubutumwa bwiza, ahubwo twinjiye mu ruhukiro aribwo Kristo Yesu. Imana yacu itugirire neza. Ntabwo dukeneye isabato nk'umunsi, ahubwo dukeneye Kristo nk'umwami w'isabato.
Imana yacu itugirire neza. Turongera dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Bakolosayi ibice 2 duhere ku murongo wa 16 twumva uko hatubwira Imana yacu itugirire neza. Aravuga ngo nuko rero ntihakagire ubacira urubanza kubw'ibyo murya cyangwa ibyo munywa cyangwa kubw'iminsi mikuru cyangwa kubwo kuziririza imboneko z'ukwezi cyangwa amasabato, kuko ibyo ari igicucu cy'ibizaba, naho umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Imana yacu itugirire neza. Ese murabyumvishe bene data? Turimo dusoma ijambo ry'Imana. Ntihakagire umuntu ubacira urubanza ngo nimwitabe ngo nimwubahirize isabato. Ibyo byose byo kubahiriza isabato byari igicucu cy'ibizaba, umubiri wabyo wari ufitwe na Kristo. Imana yacu itugirire neza. Uzarebe iyo ugenda ku kwezi ubona igicucucu cyawe, cyangwa se ari ku zuba hari igihe igicucucu cyawe gishobora kujya inyuma cyangwa kikajya imbere bitewe n'aho izuba rigize gute riherereye. Ushobora rero kuba uri hafi kwinjira mu nzu, umuntu yajya kubona akabona igicucucu mu muryango, ariko ntago yamenya ngese ngo uyu muntu ninde, keretse iyo wa muntu yinjiye wa muntu akaboneka. Rero ya mategeko byose byo mu isezerano rya kera byari igicucu cy'ibizaba, naho umubiri wabyo wari Kristo. Rero ntakagira ugucira urubanza. Byaba ibyo utarya, hari abatarya ngo ingurube, ngo hari abatarya ngo inkwavu. Ibyo ngibyo byose n'izindi nyamaswa ngo zitatuye inzara, ibyo ngibyo byose bya kirazira n'ibiki, ibyo byose byari igicucu cy'ibizaba, naho umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Hari hategerejwe, mbega yari umushorera. Ibyo byose byari umushorera utugeza kuri Kristo. Ubwo rero twageze kuri Kristo, tugomba kwinjira muri ubwo buruhukiro. Imana yacu itugirire neza, Imana yacu idufashe. Turacyasoma ibyanditswe bidufasha kugira ngo tuze gusobanukirwa. Tugiye gusoma Abagalatiya. Mwihangane, turimo dusoma ibyanditswe byinshi kugira ngo tubashe kumva. Ushaka guhita uvuga uti ese kushaka guhindura amategeko kandi tugomba kubahiriza amategeko, ko Yesu yavuze ngo naje ngo ntago naje gukuraho amategeko ahubwo naje kuyasohoza. Ngomba no kumenya gusohoza amategeko, ubundi byo bisobanuye iki? Yaje nyine kuyasohoza kuko yari umushorera, yarayasohoje. Niba ikintu gisohoye, niba tuvuge ushoreye itungo cyangwa ushoreye intama ukayigeza mu kiraro cyayo, cyangwa se aho mbega itaha, ntabwo uba ugikeneye kongera kuyishorera nanone, kandi ntabwo ugikeneye inkoni, aho igomba kugera yahageze. Ahubwo hari ubundi buzima igiye kubamo iri mu kiraro, ntabwo uri bwongere kuyishorera yageze mu kiraro. Imana yacu itugirire neza. Reka dusome Abagalatiya. Abagalatiya ibice 3. Nushaka uzasome Abagalatiya igice cya 3 cyose ukirangize, ariko reka dusome 21 twumve uko hatubwira. Haravuga ngo mbese ubwo bibaye bityo amategeko arwanya amasezerano y'Imana? Ntibikabeho, kuko iyaba yarabayeho amategeko, iyaba harabayeho amategeko abasha kubeshaho abantu, gukiranuka kuba
twaraheshejwe nayo. Ariko ibyanditswe bivuga yuko byose byakingiraniwe gutwarwa n'ibyaha, kugira ngo abizera bahabwe ibyasezeranijwe, babiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Icyakora uko kwizera kutaraza, twarindwaga tubohewe gutwarwa n'amategeko, dutegereje kwizera kwari kugiye guhishurwa. Ubwo nibwo buryo amategeko yatubereye umushorera wo kutugeza kuri Kristo ngo dutsindishirizwe no kwizera. Ariko kwizera kumaze kuza, ntituba tugitwarwa n'amategeko, tugitwarwa na wa mushorera. Imana yacu itugirire neza. Urumva tukimara kwizera, ntabwo tuba tugitwarwa n'amategeko, ntabwo tujya tukiyoborwa na ya mategeko yose yayandi Mose yari afite ku mabuye, ku bisate by'amabuye, n'amategeko yose y'amasabato n'ibindi byose, ni amategeko ajyanye n'iby'ibitambo. Ibyo byose ntabwo tugitwarwa nayo, ahubwo twahawe irindi tegeko ryo kwizera. Ubu tunesherezwa, ubu dukizwa no kugira gute? No kwizera Kristo. Imana yacu itugirire neza. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 3:16 bavuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umuntu umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo dutsindishirizwa no kwizera. Kugira ngo tubashe guhabwa ubugingo buhoraho, ni uko twizera. Imana yacu itugirire neza. Rero mwene data, ntihakagire ugucira urubanza umunsi wahitamo uwo ari wo wose, umunsi wahitamo uwo ari wo wose wo kuba wavuga uti ni uwo guterana. Ibyo ntacyo bitwaye, ntacyo bitwaye Kristo. Kuba wasenga ku wa mbere ntacyo bitwaye Kristo. Kuba wasenga ku wa kabiri, kuba waterana ku wa gatatu, kuba waterana ku wa kane, ku wa gatanu, ntacyo bigize gute bitwaye. Ahubwo ibindi bitari muri Bibiliya ni inyigisho zo kugira ngo ziyobye abantu, zidaturuka ku Mana, zitari ubutumwa bwiza. Imana yacu itugirire neza, Imana yacu iturengere. Hanyuma reka dusoze, ariko dusoreze kuri iri jambo dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 11 umurongo wa 28. Haravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kudaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Imana yacu tugirire neza. Nagira ngo nkubwire wowe ukeneye ikiruhuko, wowe ukeneye isabato. Yesu yaravuze ngo yemwe abarushye ndetse n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Nimwakire uburuhukiro mu mitima yanyu, mwakire Kristo, mwakire Kristo ababera umwami. Niwe mwami w'isabato. Imana yacu tugirire neza. Yesu Kristo niwe mwami w'isabato. Mwe kubaraho urubanza ku bantu badafite urubanza. Yesu niwe mwami w'isabato. Yesu yaravuze ngo yaje mube ntibamwemera, yaje mu bye ntibamwemera. Mwemere Kristo, niwe mwami w'isabato. Naho ibyo gucirana imanza, umuntu yasenga kuri uyu, umuntu yasenga kuri uyu, ibyo rwose ntacyo bitwaye Kristo, ntacyo bitwaye Imana. Uwe mwizere. Numara kumwizera, uzakira ubundi buzima bushya muri Kristo Yesu. Uzakira ayandi mategeko mashya muri Kristo Yesu. Muri Kristo Yesu hari amategeko mashya twakira. Ku bwa Mose ijisho ngo ryagombaga guhorerwa irindi. Nusoma Kuva 21 uzasanga ijisho rihorerwa irindi. Ariko Yesu we yaravuze ngo nihagira ugukubita urushyi ku musaya umwe, uhindura urundi musaya.
biravuze ngo we kwihorera gira kubabarira. Kwa Yesu ni urukundo. Kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Niba wowe ubwawe utakwikubita urwo rushyi, ntiwirukubita mugenzi wawe. Niba mugenzi wawe ashonje, mugaburire. Kwa Yesu hari ayandi mategeko mashya, amategeko y'urukundo. Gukunda Imana n'umutima wawe wose, ugakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Kwa Yesu nayo mategeko ahari, ni amategeko y'urukundo. Yaravuze ngo mukundane nk'uko nagize gute n'abakunze. Imana yacu itugirire neza. Ndabashimiye rero ko muduteze amatwi mukaba mudukurikiye. Mwene data, nagira ngo nkubwire ngo ntugire ubwoba, ntuhagarike umutima ngo maye ngo nsenga ku cyumweru, baguteye ubwoba ngo abasenga ku cyumweru ngo ni ikinyamaswa basenga. Oya, humura. Yesu ariho, aravuga, arakora, kandi ni umuyobozi, ni umutware. Ukora ari kera n'umunsi niko ari. Imana yacu itugirire neza. Wamusobanuza, yakuyobora, yakubwira, aravuga. Abantu bazi ko bazayoborwa wenda hari n'igitabo gusa, hoya, ahubwo Yesu aravuga, yakuyobora, wamubaza akakwigisha. Imana yacu itugirire neza. Ariko na Bibiliya itweretse ko nta gucirana imanza. Imana yacu itugirire neza. Reka dusenge Imana. Imana yacu itugirire neza. Imana yacu idufashe. Hanyuma ibiganiro byacu nakagaruka. Imana igikomeza kudufasha no kutugirira neza. Dutize umubiri muzima, ubugingo buzima, ibindi twese dutegereje kugaruka k'Umwami Yesu. Reka dusenge Imana. Turagushimiye Uwiteka murengezi wacu, tugushimiye ko banye natwe muri iki kiganiro cyiza wari waduteguriye. Izina ryo nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye yuko Uwiteka Nyiringabo uri kumwe natwe, kandi tugushimiye ko waduhaye Kristo akaba umwami wacu, akaba umuyobozi wacu, akaba umufasha wacu. Kandi tugushimiye ko yabaye umushorera, yabaye umuhuza, uduhuza n'Imana. Ibyo Satani yari yaratwambuye, tugushimiye yuko Kristo yabashije kubiduhesha. Uwiteka Nyiringabo, kubwo kwizera turagushimiye rero. Ujye ukomeza kubana natwe Uwiteka Nyiringabo, kandi ujye ufasha buri muntu uwo ari we wese ahari hatabaho umuzi wo gusharira, hakaba habaho udayimoni watera umuntu agatuma atizera. Izi mbaraga ziri muri Kristo Yesu. Muri Kristo Yesu niho tubona uburuhukiro. Ndakwinginze ngo ufashe buri muntu uwo ari we wese abarushe. Uwiteka reka bahishurirwe, Uwiteka Nyiringabo, babone uburuhukiro. Abaruhijwe n'ubusinzi babone uburuhukiro muri Kristo Yesu. Abaruhijwe Uwiteka n'ubusambanyi, abo ngabo bagusange, babone uburuhukiro muri Kristo Yesu. Uwiteka abaruhijwe na karande z'imiryango, abo ngabo bagusange, baruhukire muri wowe. Uwiteka Nyiringabo, abaruhijwe n'ibigusha by'isi n'ibinezeza by'isi, abo ngabo reka Uwiteka bagire ihishurirwa, baguhishurirwe yuko ari wowe mwami, ari wowe uburuhukiro. Urakoze rero, ngushimiye ko ubanye natwe kandi dufashije komeza kubana n'umuntu wari wese, kandi abagushaka bose bakubone. Mu izina rya Yesu musabye nizeye, urakoze. Amen.